naribi ariko hano iwacu hano mu rugo hari aboro njya nkorera staff zanjye waza tugatera kamera naguye ikiganiro uwo munsi teta sinari muzi na urugurumva narinze organaderi kebonye nuko ari babiri fata imodoka yanjye ndagenda uwo ngo avuga ngo wenda yanguriye essence naho wanguriye essence ubwo njya kujya ubwo najyanye amazi ubwo ndagenda fata imodoka yanjye kumureba tugezeyo mbona ahantu tugiye gukorera ikiganiro mbona ntabwo ari ahantu heza arambwira ati ariko mwana waretse nkikorera staff zanjye yavuga nta kibazo zikore nare nzana igitekerezo cyo kuvuga ngo dukore puraka uhereza oruga imodoka teta nawe yari ahari tutangira kungurana ibitekerezo tuvuga kuntu byagenda birangira dukoresheje iyo modoka avuga ko ajya ngurira essence rikumva ikiganiro tubona kibaye vibe tubona kibaye ikiganiro cyiza yavuga ati uziko bya nawe ahita atangira gukunda YouTube bica nuko yayikoreraga vlog zisanzwe zo mu rugo abwira abantu dore umugore wanjye kuntu tatu numwe dore abashuti banjye dukorana ibyo biboro nyine biraho tu atangira kuyikunda uwo munsi ntabwo twigeze dukora ikiganiro ahubwo twahise dupanga indi purako twaye tuvuze ati ibintu birakunda yahise azamukagera ku 8,000 umunsi umwe tutadupanga indi puraka yo guterera ivi oruga mu marangi ninjye wafashe dore ngo uyute twagiye mu mujyi njya gushaka ahantu ikoti turaribona tujya mu marangi imbere y'Imana mu kinyi hari iki yigeze mu mfuko yavuga ngo aragura essence cyangwa usane nabo bakinyi bari nuvuga ngo content z'ukora content zo kweshya twakoze tufashije abantu ko mwakuri content yo kubeshya nyine tu buri kimwe cyose kugeza ngewe nabaye umushuri kugira ngo yambo yitirirwe Derek ko yahaye urwa kugira ngo bitazatwishyira akazi umuntu akavuga ati nari mu kazi arabona biyo ngo bateye nta cyose nyine nabuye mu navuga ngo kunguma umuje wa buri mugi ngiye kwa bintu by'amagari dura mu mugi yaza